ako nyumvira bano bakristo ndagasa kuko niba winjiye mu bantu ukaba utatera blague ariko ukaza wambaye ingofero ya musenyeri ntago mu buryo busanzwe musenyeri wambara iriya ngofero idini abamuturariza so uri muri Ghana inkongoro n'icyotezo ariko ko byagenda kose na miseri yitabona imiseri turwenda tukabona nka miseri ugeze naho utera ububani nk'umuryango ugaturika ntabwo uzabikwemerera ariko mu buryo bufatika nta gihembo bategereje so iyo umubwiye ngo ndakwiyamye aho kantu gasoundinga ku buryo buciye intege umuhanzi nshuti bakunzi ba Emipro Media abakunzi ba Kiliziya Gatolika aho muri hose mu Rwanda muri diaspora ubwo mu Rwanda turavuga amadiyoseze yose amaparuwasi amasantrali ndetse n'imiryango remezo no muri diaspora ku migabane yose mwese ndabizi ko hose muhari Kristo Yezu akuzwe. Mbere yuko dutangira ikiganiro ndagira ngo nongere mbashimire ko aho tugeze ni heza, abasubscribers 100,000 n'igikombe cyarabonetse murabizi narakiberetse. Dukomeze abatarakora subscribe dukomeze tugere no kuri miliyoni. Uyu munsi rero nabazaniye umutumirwa mwahoraga munsaba. Hari indirimbo dukunda kuririmba mu bukwe, umugisha utagimba, twikoze tugusanganiye n'izindi mukunda cyane, karamendaje, nyirazo, ndamuzanye ariyiziye. Reka tumuhe umwanya dusuhuze. Yes, urakoze Emi. Urakoze kwikaze umpaye iwawe. Nkuko bivuze rero nyine yambanje gusuhuza abantu bose bagukurikira, yambanje gusuhuza abakureba bose, manze gusuhuza abakunda ibiganiro byawe bose. Nkuko bivuze rero ndi umuhanzi ariko reka mbere ku izina menya utari warivuze. Nitwa Ruzigamanzi Robert Bellarme, niyo zina rya gatatu abantu ntago bakunda kuryibuka cyangwa se abenshi ni banarizi, ariko buriya umutagatifu niyambaza yitwa Robert Bellarme. Nitwa Ruzigamanzi Robert Bellarme rero nkabandi mu Kristo Gatolika. Hirya y'ubukristo Imana ikaba yarampaye nkiri mu myaka rwose navuga ngo mito yego, impano yo guhanga yo kugira gute. So rero Uwiteka yarambuye ikiganza akampa inspiration ndebaho, yego, nka compose turirimbo nkagira gute, kandi umugisha ni mwinshi kubera ko mu Kinyarwanda cy'ubungu baravuga ngo ni feedback. Abantu bavuga ko uturirimbo twanjye tugera tubagwa ku mutima. Shimira Imana rero ko iyo nkozeho, kandi no kuva kera nugira ngo ni byubu. Robe, mbere turakwishimiye cyane. Mbere yuko tujya in deep, ndagira ngo utwibwire ku buryo butatu, ku buryo buri academique, ku buryo buri professionnel, no ku buryo nk'umuhanzi artistique. Niturangiza kuko urumva ko ari ubwa mbere nako n'ubwa kabiri dukoranye ikiganiro, ariko kera ntago nyine twabigiyemo cyane. Hashize imyaka 3 tugikoze. Utwibwire kuri ubwo buryo noneho abantu bajye bamenya uwo tugiye kuganira neza. Isura yo bayibonye bamenye ko ari Ruzigamanzi Robert, wa wundi wahimbye ya ndirimbo bari bazi ko yamanutse mu ijuru, umugisha utagimba. Hari yandi yitwa ngo buri nzakwivugira, harya yo yitwa gute? Yitwa Bashingira umuganda. Bashingira umuganda se yanjye. Iriya yitwa Hari Rwinganzo. Hari Rwinganzo. Yego. Noneho rero hanyuma Hari Rwinganzo bakunda kwita Hari Rwinganzo n'indi, kuko iyo uyivuze nyine wa confusing mu ndirimbo. Buri nzakwivugira ni yitwa Ibigwi. Ni Ibigwi narimvuze. Ni Ibigwi rwose. Nayo ni yawe. Nayo ni yanjye. Yego. Rero reka dutangire utwibwire academically, professionally na artistically.
artistically byose numva ari kare yes ndabitambagamo gake menya nari buze ku kujya mu madetail maremare ariko ndibwira ko ibyambere ari ikigana no ubuzima bw'amashuri ubuzima bw'amashuri menye umuntu yaba yakoze amashuri cyangwa amasomo umuntu awera nayo ni menshi ariko primaire nayo warayize mwana wa mama yego birumvikana sindi buze kuvuga primaire kuko narayize cyakora je nayize primaire ikiri imyaka 8 kera ikiri 8 ikiri 8 hari abantu bande batari ko gomba kuba ari nka grand frère cyangwa ntumenye yuko wenda ndi grand père kuri umukurambere yes ubwo urumva rero nayize ikiri 8 nyigira nyine aho mvuka hanyuma rero nyuma ya primaire imyaka 8 niga secondaire mu seminari yego amaseminari nageze amahirwe yo kwiga amaseminari abiri yose urumva ari mu mugisha ukomeye wize muzi seminari yo ku Nyundo yego kugeza mu mwaka wa 4 hanyuma noneho biza kuba ngombwa ko va ku Nyundo mu seminari iyo myaka inirangiye byari bihuye na jenoside yakorewe abatutsi bituma rero ikigo cyacu gisenyuka bakubita hasi rwose ku buryo tutashobora gusubirayo gihe rero ya jenoside yakorewe abatutsi yabaye ndi mu wa 4 biba ngombwa rero ko twimuka badushakira ahandi abasenyeri turabashimira ko bakoze umurimo ukomeye tuba transferred cyangwa se batwohereza mu seminari ya Karubanda aho niho nagize amahirwe n'umugisha wo gusoreza secondaire yego ubwo hari mu mwaka narangije secondaire 96 wewe warukiriye 96 96 rero urabyumva nawe ndibwira ko iyo maternelle ziba zarageze muri ya mirenge muvukamo wagombye kuba utari wakanagera no muri maternelle 96 nanjye narigaga muri primaire umuntu nkongo ugwa bankurikiye hafi ugwa bankurikiye nanjye nawe nagomba noroshye ntago woroshye rwose hanyuma noneho nkomeza grand séminaire niyumvaga mu bushake nkomeza grand séminaire niga umwaka umwe Rutongo gutegura abafaratiri hanyuma mvuye Rutongo niga grand séminaire ya philosophicum n'imyaka bagenera abantu bazaba abapadiri kugira ngo bige filosofiya kugira inyurabwenge no kumenya kwisobanura no kwicengera muri rusange reka mbivuge gutyo nyuma y'iyo myaka ya grand séminaire philosophicum yabaye ubundi bakabwayi navuyeyo njya grand séminaire theologicum aho naho bayiga teologiya Inyakibanda abantu benshi barahazi n'abatahagera bahumva mu buryo bw'izina yego ya Nyakibanda rero naho nabayeyo imyaka igereranyije harya Inyakibanda bahiga Nyakibanda igihe cyanjye bahigaga imyaka 4 n'ubundi ni 4 hazamo maybe ubungubu stage ariko igihe cyanjye bayijegagamo imyaka 4 nta stage nyina ngo nako twakora stage icyo gihe hanyuma rero muri iyo 4 ngira ngo nasigaje umwaka umwe hafi n'igice kugira ngo ngereyo kuko navuyeho mu mwaka wa akolita ni igice kibanziriza diakona diakona no diakoni ku bantu batazi ubwo no kuvuga wavuyeyo ugiye uri hafi ku mudiakoni navuyeyo rwose mu mwaka nagomba guhabwa diakoni ngushoje ubwo wari usigaje nk'imyaka 2 ngo be padiri nari nsigaje umwaka umwe nyine n'igice ni urumva ko nagatangiye umwaka wo kugira ngo ne ku diakoni nagombaga rero kuvamo uwo mwaka nawe utangiye mba umudiakoni gakora umwaka wabara nk'umwaka n'igice gutyo isingira amatsiko yo kukubaza impamvu wamaze iyo myaka yose ukaba utari umusaseridoti n'ukuntu uhimba indirimbo nziza ukuntu uzi kuvuga amagambo y'Imana neza uri umusaseridoti mwiza isingira amatsiko yo kukubaza impamvu utakomeje icyambere nashaka kuvuga kuri icyo nuko kuri side imwe rwose ntiriwe njya no muri ibyo ngibyo wenda by'imyaka namazeyo icyambere nuko umusaseridoti akeneye umurayiki ko byagenda kose yego so uko inzira zose umuntu yacamo
umusaserdoti wenyine twese tubaye abasaserdoti menya bitaba byiza imwe inzira imwe n'umuzo naciye menya ariyo ngiyo kwari kugira ngo equilibre icyo ni cya mbere byanga bikunda ndashaka kuvuga ko inzira naciyemo nayo ubwayo nayo ni nziza kuko no kuzuzanya icyo ni kimwe ariko cya kabiri nanone mu buzima bwo kwitegura burya abantu bagenda bareba uhura na twinshi utegereza byinshi kuko hariya abasaserdoti babaye ubu ngubu ndetse n'abakiga ndetse n'abatambutse muri iyo nzira yanjye nibabeyo turemeranya byanga bikunda ko umuntu agira akanya gutekereza cyane hari ibyo ubona agiye utekereza ariko uko ugenda wiga ukajya ubona wanagerageza n'ibindi uvuga utari ko menya naba mwiza kurushaho ndamutse n'iyindi ntambwe ngahindura direction si no guhindura direction ni orientation menya ari ukuva mu murongo umwe ugasimbukira mu wundi kuko imirongo giragana hamwe yombi ukaba wahita yombi gana hamwe yombi iragana hamwe umurongo w'ubusaserdoti n'umurongo wo kumurayiki yombi iragana hamwe yose nidutegurira gutaha ingoma y'ijuru nkuko tubyemera ubwo ntago iri parallel ibintu biri parallel ngo nibyo bitajya bihura igana hamwe ishobora kuba iramutse ari parallel byaba ari ikibazo iyi converge byaga bikundihurira ako ni sawa uvuze menya imirongo yose tugendamo hari ubusaserdoti nyine birumvikana none yindimo hakaba n'uwirayiki ku ruhande rwaho ariko ikiza cyayihurira hamwe tuganisha ahantu hamwe iratuganisha mu ngoma y'ijuru nk'uko ubwo nyine ubwo yose nabyumvise iriko ibintu reyo converge muri physique ziba zimeze gutya zikazageraho zihurira diverge ari un point zihuriraho ari un point zizahuriraho none diverge zituruka kuri point imwe ariko zikagenda umwe ujyinya-bitimbo undi nk'inyabitekere diverge zihaguruka ku murongo umwe zihagurukira hamwe converge zigahurira ku murongo umwe urumva rero amaherezo ari kakadomo ziri buze kuba zihuriraho aho rero navugaga yuko muri uko gutekereza menya bigera aho ngaho umuntu agacira ubwenge ku gihe ngira ngo nabyo byambayeho gucira ubwenge ku gihe ukabona menya waba mwiza kurushaho uramutse ugiye muri wa murongo uri converge n'ubundi kuko n'ubundi aho amaherezo muzahurira hamwe kandi menya umwe akeneye undi uko byagenda kose so rero ntago ari igihombo si igihombo harimo abantu batekereza ko twahombye cyangwa se ko bagiyeho bahombye burya biterwa n'aho umuntu yicaye avuga aho rero si ikibazo byabaye ngo biterwa n'aho umuntu yicaye avuga gute ako kantu gasobanura biterwa n'aho umuntu yicaye areba hari abavuga yuko bavuyemo bahombye sibyo hakaba n'abavuga ko abagezeyo bahombye biterwa n'uwicaye n'uvuga n'aho yicaye iyo wicaye hanze yaho iyo wicaye hanze yaho nyine uhita wumva ubwo baragowe sinzi urumva nk'undeba yicaye afite abana nk'uwandebaga n'umufaratira afite abana ari mu cyiciro wenda atari n'umwemera uramutse wemera ushobora no kwemera ko abasaserdoti bakenewe bityo ukumva ko iyo nzira ari ngombwa ariko nk'umuntu utemera ufite abana wenda uri kuzukuruza cyangwa urimo ashyingiza akandeba niyemeje kutabyara ashobora kubona ko nari mu gihombo ariko hakaba n'umusaserdoti undindiriye wenda nafasheho iyo mpumuro yego akandeba akabona yuko niba mbivuyemo nkangiye ku ruhande nabwo mpombye sibyo biterwa n'ibyo yicaye areba ariko njye mbona ko bombe buzanya ari nayo mpamvu ugenda regreta nibyo Robert twari turi kuvuga kuri ku bya academique wari uko nari nguciye mu ijambo ni wowe uri ku academique rero urumva nize ndabisobanuye iyo myaka rero ya teologiya wumvise aho ngaho nayikoze mu Nyakibanda nyuma yaho mfata icyemezo mva muri Grand Seminaire niyemeza ko umurayiki ariko mwiza kandi kugeza ubu ndacyarwana iyo ntambara Imana izakomeza ibifashemo niyemeza kuba umukristo hanyuma njya hanze yabagambiriye cyangwa se abitegurira kuba abasaserdoti aho rero hanze aha biba biri ngombwa ko umuntu agerageza ugashaka naho ntekereza ko tuba dufite bagage intellectuelle mu Kinyarwanda twabivuga gute bagage intellectuelle dukura muri Grand Seminaire nibwira ko
umuntu n'ubundi abafite ubumenyi bwamufasha gukora umurimo usaba gushyira mu gaciro. Nibwira ko umuntu aba afite ubwo bushobozi yavuye Grand Seminaire cyane ku kigero narengezeho, ariko hanze aha dusabwa n'urupapuro no kuba ushobora kugira ikintu wexcelamo. Yego. Ku buryo muri professional nkuko yavuze ugira ikintu wexcelamo, bakavuga bati tumukeneye mu kwigisha indimi ukaba ushobora kuzigisha, bakavuga bati tumukeneye mu kubara amafaranga ukaba ushobora kuba comptable, bakavuga bati tugukeneye muri marketing ukaba ushobora kwamamaza ibintu ku buryo muri professional bujyanye neza. Ibyo rero byatumye mfata umwanzuro wo gukora amasomo yanyemeza yamfasha kugira ngo ku isoko ry'umurimo hanze aha ngire icyo ngaragaza kijyanye n'ibyo bifuza cyangwa nsabwa. Aho rero nakoze universite hanze, hanyuma nsozamo ngira ngo bahita bachelors cyangwa se licence mu bijyanye n'umutungo cyangwa se finance gutyo muri rusange. Hanyuma ngenda nihugura ku buryo butandukanye muri marketing. Nagize amahugurwa atandukanye mu gihugu no hanze yacyo bijyanye n'ayo masomo ajyanye na finance, accounting, marketing cyane cyane kuko n'ubundi mu buzima busanzwe nibyo nkoramo. Nibyo ukoramo. Kugira ngo sibyo watubwira naho ukora nyine kugira ngo wasanga hari ababa bakiriye bariya bavandimwe se ndabavuga barakwishyuye bari ukorera turaba tubamamaje, ariko urumva nyine aho ndi urihangana. We nta kibazo, twe twaza tugiriye wowe urabyumva. Ubu rero nkaba ndi umukozi wa company ikomeye mu Rwanda icuruza ibintu bijyanye n'amamodoka muri rusange, ariko aho nagiye mvuye n'ubundi mu mamodoka urumva cyane cyane bijyanye n'iyo domaine yanjye. Nakoze mu bintu by'ubucuruzi nkorera za companies mu Rwanda, nabanje gukora company yari ihagarariye Benz na Nissan mu Rwanda, ndi umucuruzi w'imodoka, hanyuma mbivamo. Ubu rero nkaba maze imyaka rwose igereranyije tuyita mikeya muri company yitwa Akagera Business Group. Nabo bacuruza amamodoka, bagacuruza pièces de rechange. Jewe nshinzwe amapine, numvise ko ushaka kugura akamodoka kiyongerewe uko usanzwe utunze. Ubwo rero ipine, battery z'imodoka, amavuta y'imodoka, mujya mwumva ngo bahindura amavuta, ngwino ndebe baravuga ngo battery igenda gute tuvugane. Ibyo ndabibashije, ndetse n'amapine yayo muri rusange. Cyane cyane ibyo ngibyo nibyo ndiho nk'abashinzwe division ibicuruzwa. Ibyo ni ibyo rwose. Tuzashyiraho na nimero yawe ku kiganiro kugira ngo abashaka kuba abakiriya bazakubone. Exact. Wow, urumva rero ko tugiye kuganira inshuti bakunze ba Emi Pro Media n'umuntu ufite bagage, yize mu seminari intoya n'inkuru, ndetse yiga no muri kaminuza zisanzwe. Byose urumva ko afite bagage intellectuelle ihagije kugira ngo adufashe. Murabizi ko ino channel igamije Catholic Church Entertainment, ariko n'ubundi nkuko muri definition ya Catholic bivuga, n'ubundi Catholic bivuga universelle, n'ubundi twese turaba Catholic. Ibyiza byose n'ubundi yuko ari byiza n'ubundi uri muri Catholic. Nicyo bisobanuye. Nicyo bisobanuye. Nibyo rwose. Robe rero ndagira ngo hari ikintu wari wabajije shwaneye byari bijyanye n'iki kuba ari professional. Ni nakubajije academique, professionnel no artistique mu by'ubuhanzi. Kuko urwo ruhande ni ingenzi cyane. Professional twabivuze. Professional twabivuze kandi urakoze kuri iyo boost nyine kugira ngo abantu abanakeneye service bangane. Hanyuma rero artistiquement ku buryo bwa artistique cyangwa l'art muri rusange ndi umunyamuziki nyine ngo twavugaga. Ni impano parce que bira bintu ntago umuntu abyiga. Ntekereza ko umuntu atabyiga ngo uvuge ngo ndabisobanukiwe. Ntekereza ko agomba kuzama akantu kuburi gifted kuba warabihawe. So nshimira Imana rero ko nahawe gukunda umuziki ryo cyambere. Umuziki nakwita classique kadubyite gutyo, ariko buryo umuziki wose numwe n'ibindi umuntu yajya mu mesofa. Ndi mu muziki classique. Maze makanya ndi umuhanzi. Iyo mbonye akanya nandika indirimbo za classique.
ngira ngo abenshi bananze nka Ruzigamanzi kuri izo ndirimbo. Hanyuma iyo mbonye akanya kandi urumva ndi umuhanzi ndazigisha mfasha amakohara aziririmba birumvikana ndayobora. Muri rusange amenye imirimo yose ijyanye n'ibyo kuyobora n'ibyo biri twita agapimo muri rusange kuba bimenyereye. Gucuranga ni piano, synthétiseur, abacuranzi batari mu madini gusa muri katolike n'abandi barabizi ko ibyo bikoresho byo dukora. Kera najyaga nkora kuri gitari ariko byageze aho ngaho ngira ngo maze igihe kinini nabikoraho ndakibuka amakoro make. Yes, ese kugira ngo si ibyo nkina ama instrument atandukanye, hanyuma nkaba umuhanzi w'indirimbo za classique nkazigisha nkanaziyobora mu gihe ndagira ngo umbwire mbere yuko umbwire indirimbo zawe, mbwira amakorari wabayemo kuvaho nyine ubereye umunyamuziki. Ayo makorari biragoye kuza kuyibuka Emi, ayo wibuka. Ariko nabaye mu makorari atandukanye. Ndi Faratiri buriya d'abord yo Munyakibanda nayibereye umuyobozi. Yego. Kirekire Munyakibanda. Na wabaye maître de chant en chef. Na chef wa organiste. Organiste en chef. Wow. Ndibuka ko twazanyemo akantu ku mwanzuro utandukanye no rusanzwemo ko kunyarutsa indirimbo. Bavandimwe wanjye Munyakibanda bicyo gihe barabizi ko twaririmbaga gake gake. Twageze rero duhinduramo akantu abantu barashingura kandi tubona ari byiza. Hanyuma mvuye muri yo Grand Seminaire rero nabaye makuru atandukanye, ariko ndi Grand Seminaire ndi umufaratiri nduhukira mu mapawase menshi nabaye mu makorari yabo. Mboneyo gusuza amakorari ya za paruwase zitandukanye. Paruwase Mushaka ndibwira ko bagezeho neza ubu ngubu bari ku ikoranabuhanga. Amakorari yitwa Horana Impundu bariya baranze nanjye ndabazi. Ubuze Ruzigamanzi biba byose bafite uburyo banyibuka. Korali za Mushaka muri rusange, korali za Katedrale Cyangugu muri rusange, korali za Shangi Paruwasi aho niho mvuka, korali za Shangi, korali za Mwezi aho naraharukiye n'umufaratiri. Abo bose rero tuziranyeho twagiye dukorana umurimo kandi ukagenda neza cyane. Ayo ni byibura nyiri faratiri niko navuga. Nyuma yaho nagannye Kigali bamakora atandukanye. Mboneyo gusuza kora za Sainte Famille buriya nabaye makora atandukanye. Nabaye muri Kohare Umubibyi. Umubibyi ni igicumbi cy'umuziki wa kera. Yego. Ndabasuje abayobozi bayo. Kandi ko nibo bari barakoze yandi Mbonewe Rutare rwanjye. Bakoze uturimbo twinshi twifashishwa n'abakristo batakimenya ngo zaturutse he, ariko buriya ni igicumbi cy'umuziki gatolika cyane. Korali Umubibyi mu bicumbi bikomeye by'umuziki gatolika, byibura uwatangiye kujya ujya mu maso y'abantu batandukanye bakawumva hirya no hino. Umubibyi rero ndabasuje. Hanyuma nabanye na korali Rugamba, indirimbo za Rugamba ya Rugamba Spirian. Yes. Korali Rugamba ndabasuje. Ni Sainte Famille toujours. Nabanye na korali y'aba charismatique Sainte Famille iriya yitwa Buya. Ikira mari umubyeyi mari Buya. Wow, ira nayo wayibayemo. Exact, nawe wafashije. Buri harimo abantu benshi tuziranye kubwiye mpamvu kubigisha, kubacurangira, kubayobora. Yo ni Sainte Famille, ariko nabaye na za Kicukiro, amakuru ya Kicukiro muri rusange ndabasuje. Korali za Gikondo habaye korali yitwa Nyirububasha buriya twakoranye. Ko nazizengurutse Kigali ko nazizengurutse. Korali do Kigali kutayivuze. Korali do Kigali ndayizaho hanyuma. Ndimo ndabanza kuzenguruka aho ngaho gakeya. Nyamirambo nabaye muri Kohare yaho Saint Augustin je crois. Ndayizi. Yes, korali nziza nabo barimba neza. Ni inshuti zanjye amakorali yose ngenda ngiramo ibisigisigi by'inshuti naho korali yevoliwa. Abari bari meje ubwo bakabatakirimo ariko ngenda ngiramo inshuti z'icyo gihe. Hanyuma rero ku buryo bwihariye mba muri Korali do Kigali imyaka runaka, mba umucuranzi wayo igihe kirekire, nza no kuba chef technique wayo igihe runaka. Hanyuma mvuye muri do Kigali twarazengurutse mwana wa mama, twarazengurutse. Mba muri korali yitwa Christus Renyat. Uretse tubanze dusubire kuri Korali do Kigali. Korali do Kigali ndabizi ko wari ushinzwe iki, wari ukoze hari role ikomeye cyane wakozeyo. Si yo maze kuvuga se mwana wa mama.
nari ndangaye gato hari ikibazo cya tekinike nari ndi gukurikira Chorale de Kigali nayibayemo d'abord nkiva navuga ngo nkiva Grand Seminaire nyiri frais umufaratiri mu kuntu nayibayemo ko nasanzemo abavandimwe bahanga umuziki hanyuma nyibamo nk'umucuranze cyane cyane hanyuma nyibamo nk'umuyobozi gutera igipimo mesure hanyuma nyuma yaho naje no kwireba chef technique directeur technique wayo yego muri icyo gihe cy'imyaka ya 2002-2003 naho ngaho ndibwira wow yes urumva rero do Kigali hari indirimbo Chorale do Kigali hari indirimbo yagiye isohora dukunda cyane ku masede hari zo wacuranzeho muri studio sindi buze kuzibuka ariko ziriho nacuranzeho masede muri studio sinzibuka ariko zirimo album twakoranye nabo ngira ngo iri no kuri za social media ariko sinibuka neza tuza kugira iyo mbazamo ugasanga sinyibuka ariko ndibuka ko twakoranye indirimbo zitandukanye hanyuma ariko nyine n'ubu chef technique hatambukamo ibintu ibyo byose buri wese kuri tamuye abagomba kugira ikintu abakoze asigira umuryango mukuru mwiriye do Kigali rero no umuryango wanjye buriya harimo abajama banje bikomeye harimo na mukuru wawe bigango ni petit frère uriya musore ahantu hose atambutse baravuga ati ariko muri umuntu wawe Ruzigamanza ari aho ati yarakomeye niwe mutoya Jenny nije mukuru kuri bigango nanize ko ari we mukuru bigango yigize nyine umuntu w'umusaza agaragara nk'umuntu wenda kundusha imyaka ariko ura ni petit frère urumva rero hari impamvu nyinshi zuko do Kigali tukegeranye kandi ni chorale nkunda ni chorale twese turabyemera iperforminga neza kandi tubasabira Imana kugira ngo umurimo wabo ukomeze ugende neza yego yes wavuyemo ujya muri Renyati hanyuma mvuyemo njya muri Renyati naho ninjiyemo nkora iyo mirimo yose ncuranga nyobora chorale nayibereye chef technique igihe kirekire imyaka myinshi hari naho nigeze kugira imirimo injyana ku ruhande gake un peu ya Kigali ariko turakomeza turakorana so rero Renyati imazemo akanya ngira ngo karekare kurusha do Kigali ariko abo bose nagize amahirwe yo kuba chef technique nagize amahirwe yo gutwara ibuye ryanjye nkabingira kuri icyo gikorwa gikomeye aricyo cyo kuririmbira Imana wakize izina ryawe rwose rirazwe ahubwo mbwira hari indirimbo wacuranze kuri album yimwe yo muri za Christus Renyati abantu benshi bajya bigana iyo utayicuranze nkuko wayicuranze muri studio baravuga turamucuranze ni umuswa yitwibutse niyihe iyo ngiyo umunsi w'uhoraho hari umunsi w'uhoraho nasabye nyirayo ngo azanyishyure kuri iriya nanga namuhimbiye nyirayo ni Bahati Werarise Bahati huri rwose kutishyura bimeze ahubwo nagira mbigira abadukurikiye ndabizi ko abanyamuziki benshi bazadukurikira abantu mwe mubimenye mwese rwose irandirimbo umunsi w'uhoraho umuntu wayicuranze kuriya mwese mujya mushaka kuyicuranga ikabananira ni Ruzigamanzi Robert uyu nguyu uri kubaganiriza ntago byimejeje yes Bahati umuvandimwe wanjye ntagire ngo ndishyuza twaganiraga ariko ndibuka ko nyine turi muri Renyati twagira kutwa tubona kandi burya biri mu bintu bikuza chorale yego twagira gudukora icyo kwa kundi uba ufite indirimbo ukaba ushaka kwishyiramo akantu kugira ngo ryohe kurushaho so rero twari concentré ndayumva numva ukuntu igenda bituma nyiherekeza kuriya kandi byabaye byiza biba amahire ndetse buriya yasohotse kuriya nyirango bwa mbere ku buryo buri official menya twarayikoze mu gitaramo twagiriye ni Serena ni hehe na hantu ngaho hari twakoreye igitaramo gikomeye Renyati hanyuma indirimbo iri muzasohotse nyine zicuranze kuriya abantu barayishimira cyane so rero abakigana bakomerezeho gacurange neza karasoundinga neza nugahusha nabwo Imana humurira tubabarira ntabwo turi perfect nabirenze nagagira umuzagukanga bakacuranga nabi ngo kapfuye impamvu nta n'umuntu wabigukangisha nuko impamvu nta muntu wabigukangisha nuko kasana kanditse mu mutwe wanjye ariko ntago twiye tukandika ku buryo bw'amanota so rero ahubwo Bahati nabona akanya tuzakandike none ko be official kajye gasohoka ku ndirimbo yes rwose muzayandike nibyo ye komeza wari ugiye gusoza amakorali rero ugira ngo sinashoje se
amakorari nashoje kuko Renyati impamvu ngira ngo nasoje ubu haraho nicaye noneho byenyewe ndi muri korari nkunda kandi nkomeyeho. Nyuma yaho naje kwimuka muri Kigali. Binaba ngombwa rero yuko ntago njya mbaho naririmba kirazira. No muri Imana dutoreye kandi tugomba gukora tutijana. Narimutse rero mva muri Kigali navuga centre njya mu nkengero aho rero nagize amahirwe yo kugira korale. Ubu ndi muri korale nziza yitwa Harmonic Voices. Harmonic Voices ni korali iririmba naho ifite izina ry'icyongereza ariko iririmba indirimbo nyinshi mu Kinyarwanda. Of course n'indirimbo zindi ndimi turaziririmba. Ni korali nziza cyane nshimiye kandi nsuhuje cyane mu mugoroba. Nanjye ndabasuhuje turaziranye. N'abavandimwe ni inshuti reka mbivuge ni nk'amaraso n'umukuntu. Dufite ukuntu twegeranye kandi ndabikunda nabashishikariza kugira ngo ubwo buryo tubana tuzakomeza tubuteze imbere. Imana irabyishimira. Harmonic Voices nabashimiye ndanabasuje umugoroba ndetse n'abatari babazi ngira ngo bamenye ko ariho mbarizwa. Arimo bajya bambaza Emi bavuga ngo se ngo do Kigali muraho. Abantu bamenye bari muri do Kigali byakibaye myinshi. Abandi bati Renyati ko mudaherutse kugira gutya na gutya. Renyati nayo n'abavandimwe banje harimo inshuti harimo inshuti zitandukanye ariko sinyiba muri Renyati. Ndi muri Harmonic Voices ni korali nziza. Dufite indirimbo kuri YouTube anytime wanateraho akajisho. Harmonic Voices channel yanyitwa Harmonic Voices. Rwose ukanzeho uhita tubona dufite indirimbo zitandukanye no turimbo twiza kandi twifuza ko Imana iduha umugisha kugira ngo dukomeze dutere imbere turirimbe neza kurushaho. Wow. Yes. Ndabikunze. Noneho rero tubwire ku ndirimbo wahimbye, amazina y'indirimbo wahimbye nyine ubundi turahita tujya ku kindi gice. Exact. Mitambukaho byihuse uri nka mwarimu nyine ubaza ibyuza ariko wa mugani haba harimo abatabizi. Hari abatabizi. Birumvikana. Hari n'ababazi ngo zarimejeje ngira ngo bamenye ko na nyirazo hari cyangwa bazi ko ari nk'ibihumyo ukuntu cyangwa bazi ko nyirazo yapfuye nka kera yanditse nko mu gatabo k'umukristo cyangwa muri Singizo. Gagunda kunsaza kantu nigeze ngira ikiganiro kuri Radio Maria abantu kajya bahamagara ngo tuganire bagira ngo tuganire bati Ruzigamanzi twari tuzi tubwiye ko yapfuye none twatubona uri gukora live ni wowe Ruzigamanzi koko cyangwa bimeze bite? So rero ndacyariho ndahumeka mugane wa musore. Hanyuma indirimbo nahimbye n'indimo zitandukanye ntango nibuze kuzirondora zose ariko reka mvuge gake ku ndirimbo wenda mvuge nk'indirimbo nk'ebyiri cyangwa eshatu ntekereza abantu bazi cyane cyane amakorari ubona hatana kugira ngo aziririmbe. Menye ya mbere imaze kuba populaire cyane ari Umugisha Utagimba. Ni indirimbo y'abageni. Kuva Rusizi kugera Rusumo barayiririmba Umugisha Utagimba. Rwose shimiye n'abakristo nanjye ni inkuru ukwe bazayikuririmbira. Ese bizaba se? Bizaba bigomba kuba niba bizaba n'amahoro. Aho rero bazaba bari tayari ngira ngo amakora ntago uzabona yakwiza kose barayize ahubwo uzayimenye ikore muri studio uyu munsi bazanayincurangire tuzabiganira ariko n'indirimbo yabaye popira cyane iririmbwa mu mpande zose z'igihugu ndetse no hanze y'igihugu. So rero iyo ngira ngo imenye iyoboye kuri popularité. Hanyuma nkagira indi yitwa Ukuboko Uhoraho nayo ntekereza ko amakorali menshi yayitambutsemo nayo ni ndende amapaje 5 cyangwa 6. Nkagira hari Inganzo yandi twavugaga mu kanya nayo n'amapaje nk'ayo ngayo nayo yakunzwe cyane kandi igihe kirekire nizo hambere. Niyo mpamvu abantu bategeza ko natambutseho bazibonye bakira abana muri primaire ubu bakara abasore cyangwa abagabo n'abagore. Hanyuma Karame ndaje ndibwira ko umenya hano abantu benshi iyo rwose nkigera mu seminari muri 2001 niyo twahereyeho twiga. Karame ndaje rero no munyakibanda bayikomeyeho cyane. Niyo makuru ageraho ni indirimbo ya introit yo kwinjira mu gitambo cy'Ukaristiya abantu bakunze cyane. Hanyuma nkagira ni nyinshi Mana y'Ishema do Kigali zikikunda cyane. Mana y'Ishema ni yawe? Mana y'Ishema. Yes. Ikintu nifuza wari uruzirangije hari izindi ariko reka tukiri kuri ngo twikoze tugusangana nayo ni yawe.
yes iriya ni twikoza tugusanga yitwa urukundo ruzima buriya we urukundo ruzima exact nonda ikintu nifuza duhere kuri twatangiriyeho ugenda uririmba nk'amasegonda 30 no kunsaraye iyo umuntu asaraye nibwo aririmba neza iri bagatu umugisha utagimba agira agaparti kagaruka bakunda cyane kitwa baragatunga batunganirwe ndi kumwe n'abaririmbye sindenza barahita bakomereze wowe tujye kuyita ukuboko hanyuma ukuboko rero batajya ngo nongeye kukugana ngushimira mani dukunda bagahita bakomeza nasaraye hari rw'inganzo ariko bahita bakumva hanyuma hari rw'inganzo rero ndimo nareba agaparti abantu baba bazi kurusha kandi ku ndirimbo nushaka kuririmba itangira agatangira yes ni wowe ubwawe wanyiremeye undema mu ishusho yawe ngira ngo abaririmba barakazi bakomereze karamendaje karamendaje yo nyine nuko nguko ni karamendaje ngo ngusingize uhoraho bakomeza gatyo tugeze kuri ntuza mana y'ishema rero mana y'ishema ni 5/8 ku bantu bazi umuziki ni 5/8 mesure bango mana y'ishema shyikira mani horaho shyikira bagahita bakomeza urukundo ruzima ni twikoze tugusanga ngo tugusenge duhimba we turizihiwe bagakomeza wow iyo ni ya mariage ariko intro yiti yes sugira ngo sibyo nibyo zaba nyinshi zirahari nyinshi ariko menya natanga icyitegerezo cyizo ngizo abantu bagahita truva bahita bamenya n'izindi ngo niziye ikintu nkunda indirimbo zawe ziba zirimo umwimerere nyine wumva nyine ari izawe ariko zigira n'akantu ko gukomera uramutse ugize uri umunyantege nke mu gucuranga ntago wapfa kuzigira menya bituruka ku mwarimu twageze turi abana bato buriya twigishijwe n'umusaza ngira abanyiginya Dominique ni umusaza wabaye yacengeje abantu benshi mu muziki mu Rwanda mu ntangiriro zo kwiga muzike yari umupadiri wa diocese ya Nyundo yatwigishije seminari ku Nyundo yarega umuhanga bamuvugaho rero ko yaritahiye Imana imwakire ariko bamuvugaho cyane ko yari afite indirimbo ziryoshye ariko zisaba ko usobanukiwe neza kugira ngo ushobore kuziririmba yari afite ukuntu ajyamo cyane muri teori nibyo Robe watubwira mbere yuko hari igice cya nyuma turaza gusorezaho yes wambwira nk'abantu bo muri generation yawe b'abanyamuziki wumva waratira abandi hari ikintu hari tafari bashyize ku muziki bo kuri generation yawe ba generation no kuvuga wenda bagiye basohora indirimbo nanjye igihe nasohora yego bameze nkaho muri mu kigero kimwe cy'imyaka cyo gihe twatangiye yego nkuko nk'ubu hari abo twavuga bahari ubu nk'abo mu gihe cyawe bariho kiriya gihe twasanzemo ababyeyi bakuru baturutaga turabavuga ukwabo ndi gushaka abo kuri generation yawe waratira abandi generation yanjye navuga nka Theodose Padiri Theodose nitegere Theodose navuga bafite indirimbo zitandukanye ariko ni we twaraniganye buriya mu Nyakibanda imyaka runaka twarabaye iyo myaka yose nize grand séminaire ndetse na petit séminaire twari turi kumwe na muvandimwe so rero uriya menya n'imyaka tuyinganya ku buryo umwe cyangwa ubundi biregeranye yes hanyuma navuga petit frère ariko wari warahimbye ngira ngo mbere yanjye cyangwa se mu myaka imwe ndavuga docteur asigaye na professeur Byiringiro Jean-Claude wo muri Chorale de Kigali mu Chorale de Kigali buriya kubyerekeranye n'igihe indirimbo zasohokaga menya imyaka yegeranye mu buryo bwo guhimba naho nge nari mukuru kuri we muri petit séminaire kuko izi seminari ntoya nyirimo ariko nari mukuru we cyane cyane rero nabo hanyuma se undi ninde hari abapadiri twibwanye mu Nyakibanda
b'abahanga bagiye bahimba uturirimbo twafashe abakristo, twese turabawe twakire, ni Musenyeri Gabin. Ni Gabin, nari nzi ko ari Abe Fabien Hagenimana. Oya, Fabien Hagenimana ni mukuru kuri twebwe cyane. Gabin rero nawe ari muri iyo generation, ubu ni Musenyeri. Muri rusange ngira ngo nabo ngabo, abandi baje nyuma yanjye bitwa Padiri Valence, ngira ngo ni nyuma yanjye ho gake. Nyiragire Valence, ari nyuma yanjye ho gake, abitwa ba Padiri Damascene abo nabo bari muri generation MP ikurikira yacu, ariko cyane cyane abo nibwira twari turi muri the same generation, ndibwira ari abo ngabo. Wenda bo ntibutse nabo bagiye bari baba Bahatiwe Larisi, bo ni bato kuri mwe. Bahatiwe Larisi ni petit frère, ariko yahimbye kera buriya, yahimbye kera ndetse yajya muri generation, yatangiye guhimba kera. Indirimbo zamenye pe hamwe n'izacu cyangwa se mbere yacu gake, ariko navuga rwose ituarezo byo vuga nibyo. You are right, ndibwira ko nawe ari muri iyo generation. Nibyo uranyibutsa nimba rundi nibagiwe nawe. Bizimana Jeremy ni umukurambere. Jeremy yatangiye guhimba pe nyuma. Nawe ndamusuhuza kandi Jeremy akomereza aho ngaho. Mbere yuko tujya noneho ubwo yenda ba imbere yawe n'abanyuma, reka nkubaze ikibazo kimwe, wankorera nka top 10 y'abahanzi nyine, nka kumwe tuvuga nk'urugero tuvuga muri histoire de la philosophie, tuvuga ati hari abafilosofe kiyo Markerota nyine twahita tuvuga ba Socrate, ba Aristote, bande nyine. Si ngombwa ngo uvuge ngo uyu ni uwa mbere, nyine amafigire mu muziki nk'icumi ibihangange nk'icumi nyine mu Rwanda, utitaye ngo nabo ku gihe cyawe, donc haba mbere yawe haba ku gihe cyawe no kugera ubu ngubu. Yego, kubatondeka babigoye. We ntubatondeke. Top 10 ni benshi. Top 10 ngenda wenda nisubiramo cyangwa ngira gute, ariko ndabavuga byibura hongera barabarabo. Nekereza ko harimo abahanzi bagiye banakora n'indirimbo imwe ebyiri eshatu, ariko zikamakinga time bigato abantu bakavuga ngo umuntu yari umuhanga cyane. So rero ndabonamo namuvuze wa mbere, ntekereza ko ari ku ruhembe rw'umuheto rwose kwisonga. Mbona ngira abanya ari kuri top, nge niko mbibona. Hanyuma harimo abantu bagiye bagira amateka atandukanye, ariko abahanga mu muziki tabura kuvuga byejaye no muziki katolike. Mbona ngira umpatse ari muri abo, Matayo ngira umpatse. Hanyuma mbona Apollinaire, we nagize n'amahirwe yo kumubona. Aracyabaho. Apollinaire yayitabye Imana yaratashye, ariko nagize amahirwe yo kumubona mu butoya bwanjye muri iyo myaka nabaga muri da Kigali. Apollinaire yari umuhanga, buriya turimbo twinshi cyane turirimba twa Apollinaire ukagira ngo zihimbwe uyu mwaka, kandi ari izo muri iyo myaka yo hambere. Yari afite talent itandukanye. Yes, hanyuma hari abapadiri nka Bambandahe, babahanga ba Makenzi igiti gihe cyabo. Hari abapadiri nk'uwo wavugaga Fabien, umusaza Fabien n'umuhanga. Fabien niwe rutare rwanya. Yahimbye twinshi, ariko ukagine ukabona ko harimo akantu k'umutwe utekerezamo ukuntu. Muze mwese dushimira Imana. Yahimbye tuntu twinshi cyane. Ngo nitwegera ameza. Urazide. Yego. Kandi nyinshi zagiye ziba populaire, abakristo bazirimba batanaze nyirayo. Babazi ngo zarimeje. Iza Fabien bazi ko ari nk'ibihumyo byatanze umutekano kazaba. Urabyumva, ariko yes, nyuma yabo hari abantu batandukanye. Hakorimana Jean uramwiwe. Hakorimana Jean, wibukiranya hari Leandre, Padre Leandre. Padre Leandre buriya tuvuze ngo ntibuhoraho. Ni yandiyo. Ni Hakori. Ni yande. Ntihakora Imana. Nivo kureba ngira ngo ni yandi. Ntihakore. Arimo turimba tuba tuzwi nk'ucyo twagiye mu mitima y'abakristo. Natwaje Mana yacu ni. Twaje Mana yacu. Izo ndirimbo zose zahindutse populaire. Abantu batakimenya nyirazo kandi ba nyirazo bakiriho. So abo bose rero na icone, na legends kandi bakiriho menya ngiye naza nko kutonde ngo 60 70 ndamutse ngiye gutondeka abo bantu namenya naza no mwijana. Abafite agategeko dukomeje ubwo tuzi no muri iki gihe twahita tuvuga Ruzigamanzi Robert, tukavuga Bahatiwe Larisi, tukahita tuvuga Bicamumpaka Thomas wamwibagiye. Bicamumpaka Thomas Kameme Menyere generation.
ni generasiyo yawe. oya yaje nyuma yanjye gakeya. Uriya muhungu uriya ni n'umuvandimwe mu miryango. Ngo ni mubyara wawe. Yes. Ndagusubuje. Ejo bundi nawe twakoranye ikiganiro. Ni umuvandimwe wanjye rwose kandi ndamukunda, ni umuhanga ariko aranizirika nkunda ukuntu afata icyemezo, akunda umuziki ariko aranawukora. Ubu ngubu afite imprimatur ibitabo 3. Umukozi. Tugiye dufite abantu b'abakozi batandukanye n'abandi. Indirimbo afite menya n'abatazibaranga zigire. So rero courage gose kubica mu mpaka kandi komereza aho ngaho. Twavuga ba Orest. Ba Orest ni umukozi. N'abakozi bakomeye cyane. Niba abantu ubona yuko ashobora kutaryama imiziki yacu definitely ntabwo bava ngo yinjizamo akantu runaka. Ariko no kubikunda. Yubona rero nk'indirimbo nka Orest asohora n'indirimbo imwe nyuma y'indi ameze nk'usora indirimbo buri munsi. So rero Orest nawe big up bose mukomeze mu karimo ni byiza kandi Imana ibitureba. Yes. Ubwo yenda urutonde tuzarukora neza ubutaha. Ngira ngo hari undi se ukuje mu ofete ntabwo twakora liste yose. Kiretse twabaje kwicara tukabitegura. Ni benshi. Robe reka tuhindure dutere intambwe twegera ahandi. Abadukurikiye bamaze kumva ko uri umunyamuziki koko utari umutekamutwe. Niyo mpamvu nakubajije biriya byose kugira ngo bize guhereza agaciro ibyo tugiye gukurikizaho. Yes. Mu minsi yashize ndabizi ko nawe hari imbuga z'abanyamuziki buriho. Hari tangazo d'abord ryanditse ryavugaga ko hari indirimbo zitujuje ibisabwa zigomba guhagarikwa. Harimo ya Kizito Mihigo imwe yitwa tuje kuguhabwa menya, Gloria ya Bicamumpaka Thomas, ya Bofor n'indi ya Oreste, n'indimbo za Bibiane. Noneho hari n'akandi ka video k'umupadiri wavugaga ko yiyamye nyine abantu bagenda bakora mwene izo ndirimbo, avuga ko yifuza ko bizahinduka kandi ku rwego rw'igihugu warakabonye. Yes. Ubifata ute nkawe nka Ruzigamanzi Robert, nk'umuntu nkawe ufite iriya bagage yose tumaze kuvuga, bivuze iki, bifite quelle sens y'ibyo? Mbere yuko njya ngaho quickly ndagira arabahanze uvuze wa mugani umuntu yaribagiyemo muri yagishe twavugaga. Ndareba nka bakizito buriya barabahanze bakomeye. Kizito akora akazi kameze nka kwa Orest mu byerekeye no guhanga. Ndareba nk'abantu nk'aba Bofor umaze kumuvuga. N'abantu bamaritse igihe cyabo. So rero abo nabo ku buryo bumwe cyangwa ubundi muri domaine y'umuziki turabakeje. Yego. Icyo wambazaga rero Kiliziya Gatolika igira imirongo migari igenderaho. Kandi umuntu wese uri mu Kiliziya Gatolika habamo demokrasi itandukanye n'izo tubona hanze. Habamo ubwigenge ariko bugomba gutandukana no kuba ikigenge, reka mbivuge gutyo. No ubwigenge ariko bugomba gutandukana no kuba ikigenge. Hari rero amatekste y'indirimbo amwe muri iyo discipline ya Kiliziya Gatolika. Hari amatekste adakorwaho. Nshobora guhimba iyo gushima nkayivuga uko numva. Undi agahimba iyo gutura akabivuga uko yumva bitewe n'uburyo yumva. Ugomba gucungana na tekste muri rusange igihe wisanzura kugira ngo utaza kujya hanze y'amahame remezo y'ukwemera kwa Kiliziya Gatolika uko yigishwa. Ariko hari indirimbo ubuhimba ukaba ugomba gushyiraho attention ikomeye kurushaho. Ukaba careful kurusha za zindi zose wahimbaga. Hari indirimbo zidahindura amagambo na gake. So izo rero turagomba kuzubaha. Izo ni nk'izihe? Izo turagomba kuzubaha muri mu Kiliziya iyo turimo dutura igitambo cy'Ukaristiya. Hari indirimbo zidahinduka text. Iyo tugeze kuri kiriye cyangwa se tubabarire. Amagambo ko yanditse muri misero nuko tugomba kuba tuyavuga. Gloria ntabwo byemewe ko tugenda duteramo akantu kamwe cyangwa utundi nkuko twabikora mu zindi ndirimbo. Dutambutse ukajya kuri Santos cyangwa nyir'ubutagatifu nabyo ni kimwe. Gloria ni Imana nisingizwe mu ijuru. Santos ni nyir'ubutagatifu nyine. Texte iranditse ntabwo twemereye kuyibyinabyinamo. Ntama w'Imana nabyo nuko biradusaba rwose ko tuzubaha tukubara texte. So mu buryo bwa rusange nka Kiliziya umubyeyi wacu kuba yakebura abantu birakwiye. Uburenganzira nk'umubyeyi
ibyo byo ni ikintu cyumvikana ntabwo twabidiskitaho cyane kubwo gukebura ni inshingano z'umubyeyi ni kimwe nuko nanjye mu rugo mbwira umwana nkamubwira ntihafe ni ibintu byumvikana ariko noneho nshyiraho kariko gatoya pardon nshyiraho ariko ariko hariho icya mbere nuko umubyeyi yemerewe gucyaha abana no kubagarura umurongo wa nyawo nibyo ni n'inshingano ariko uzi ko ari nkabyo Padiri Nyombayire yambwiye ejo bundi ngo indirimbo za liturujia n'indirimbo z'Imana ko nk'urugero nk'ubu ngubu nk'umugore wawe ushobora kurara umukubise nijoro noneho mu gitondo kugira ngo akire bya bintu igikomere wamuteye agahita yimba nk'indirimbo noneho kugira ngo yihumurize nyine ariko yakira ibyo bikomere nk'iyo ndirimbo yajya yiririmbira wenyine ndetse n'ababavukana kubera ko baba bamukunda cyane n'abandi b'inshuti ze ariko ntabwo yifata ngo ayigire rusange ngo bajye baririmba nko mu miri ntabwo bishoboka ntiwayizana ari nk'uturirimbo twagiye dusohoka mu bitaramo buryo mboneyeho kuvuga ku kantu nk'ako hari uturirimbo twagiye dusohoka mu bitaramo by'amakorali ya Gatolika abaririmbyi cyane bakazikunda cyane wajya kumva arifuza ko bagishyira muri liturujia ya misa ukumva arashaka kugira ngo mu gutura ashaka kuyishyira mu guhazwa cyangwa mu gushimira kandi atari liturgique ntabwo byemewe hari ibintu bitaba byemewe yakuryohera ukajya yumva hanze twatanga ingero z'indirimbo zitandukanye zimeze gutyo ariko tugarutse ku twaganiraga aho ngaho hari kimwe cy'uko umuryango ugira ababyeyi kandi bawucyamura ibyo rwose na Gatolika irabyemerewe n'inshingano hari ikindi cy'uburyo ariko bikorwa kuko mu nshingano nyine umubyeyi afite harimo no kwankuhaja harimo no gutera imbaraga abana be umubyeyi mu rugo ashinzwe ibyo byose gucyaha ariko atavuna kugira ngo umwana ataza kugira ubwoba agatinya no kujya afata les initiative kwa kundi umwana ashobora kwiyemeza gukora ikintu runaka akaba azi yuko umubyeyi aza akavunira mu iva akavuga ati ntago nongera kubitinyuka you get so harimo kimwe cy'uko harimo gucyaha ariko harimo n'ikindi cyo kureba uburyo bwiza ubikora kugira ngo za mpano zidasubira hasi ngira ngo uranyumva neza kera Musenyeri Simaragde turi muri filozofi kumo hari umupadiri bigeze bafunga ngo yari yavuze ku bintu bya nyakatsi ariko bituka nyine byandi byo kurwanya nyakatsi turamubaza ngo buse mubikoraho iki ngo kandi ngo padiri abaza ubwenge n'ibiki byose ngo bura ngo nikosa aratubwira ngo ariko rero namwe ngo murasekeje ngo ubwo se ngo mwaje kwiga filozofi kandi filozofi no gushaka ukuri ngo iyo ugushatse ngo ni ukakubona kukumenya ntibihagije no kumenya kukuvuga nabyo ari ngombwa nabyo ni ikindi kintu ubwo urukumva ko umubyeyi yemerewe gucyaha ariko akamenya n'uburyo acyaha yego mwakomeza ubwo urabyumva nyine nibyo rwose navuga ngo harimo kimwe cyo guhanura abana tukabifata nk'inshingano kandi tukabyubaha harimo na kimwe cyo ku buryo tubikora nabyo kameme ntabwo twabifata nk'ari ibintu bidafite ntabwo twabifata nk'ari vole ntoya kuko uburyo dutanze mu message butuma message itambuka neza cyangwa ikagira wabonye ko harimo amadiscussion menshi yabaye abantu benshi bagiye bazana ibitekerezo bitandukanye bamwe bavuga batariko bati ntibikwiye uburyo byavuzwe ntekereza ko hari ubundi buryo bwashoboka kubivugwa neza ko bivuga neza kandi bigatambutsa message neza ntabwo kuko abahanzi buriya iyo ubonye abana barimo bidemena kugira ngo bashobore guhanga indirimbo reba ba Oreste n'irwo rugero twatangaga urebe babica mu makabanda bo bose bashobora kurara bataryamye kubera indirimbo ngenda himba ndabizi bisaba imbaraga rwose kandi nta gihembo kindi ategereje mu buryo bufatika reka tubyite gutyo kuko igihembo hari umuhanzi arimbye ngo ibihembo byacu ntibizigera bibura mu buryo bwo kwemera tuzi ko tuzabona ibihembo byacu ariko mu buryo bufatika nta gihembo bategereje so iyo umubwiye ngo ndakwiyamye aho kantu gasoundinga ku buryo buciye intege umuhanzi ntekereza rero ko hari uburyo byavugwa bikaba byiza kurushaho umuhanzi akumva ko akosowe ariko akumva ko atavogerewe cyane ahubwo akumva ko atewe imbaraga zo kugira ngo abikosore vuba vuba kandi agwigusana umutima mwiza so rero kuri iriya ngingo nicyo mvuga twubahe text birakwiye rwose kubaha text hanyuma n'abaduhanura baduhanure ariko baduhanure bagamije kugira ngo tugane imbere kugira ngo dusubira inyuma magambo make nicyo nabivugaho urakoze Robe ku bijyanye ku buryo par extension tuvuye ku muziki gato
ku bijyanye n'ubundi n'ukwemera n'ubuzima bw'ukwemera bwa gikristo nk'abakatolike, hari ibintu bimaze iminsi bivugwa kuri social media mu bintu bijyanye n'amakomedi cyangwa n'ama YouTube content. Hari abantu bajya basoma misa ariko zitameze nk'izi twebwe tuzi nyine. Hari nk'umuntu ufite channel yitwa Buridir urayizi, ajya asoma misa ku ma event yose, afite ukuntu we asoma misa nyine bitandukanye natwe. Hari n'abandi bitwa ngo babandi ngo comedy, harya ibindi ni ibiki, Gen Z comedy, yego urabazi, Gen Z comedy, nabo bajya basoma misa ngo yahaye ngo pirate, ngo misa ya pirate, uwo muntu yitwa pirate ubihagarariye. Ubifata ute? Ubwo se tuvuge ko misa nyine hari ubundi buryo bwadutse bwo gusoma misa bunasetsa abantu, ahubwo yenda twagakwiye gukurikiza, ubifata gute wowe? Icya mbere nuko ndabitwarana mu ngingo nk'ebyiri. Ingingo ya mbere nuko kwisanzura mu byerekeranye n'amakomedi, mu buryo busanzwe bwa komedi, kwisanzura umuntu arisanzura, agasetsa abantu. Ikintu cyose wumva cyasetsa abantu kitari buze kubakomeretsa cyangwa se ngo kibakure mu murongo bari barimo runaka w'ubuzima, burya bagiteraho blague nta kibazo. Ni muri urwo rwego rero mbona ko abana barashaka content, kwa ngo dusigaye tubyiga tubungu, barashaka content kandi ama views ntugire ngo ni ikintu cyoroshye. Views ni intambara ya views moshe. Buri wese agomba kubona ikintu gishyashya creating views, kuko mu buryo busanzwe views nibwo buzima bw'umu YouTuber, nibwo buzima bw'umu niba wariyemeje kujya muri uwo murongo uragomba gushaka views, yego, ubwo nta kundi byagenda. So rero amadomene atandukanye, icyo ni cyambere. Igihe cyose uri muri domaine tuvugiye yo gusatsa abantu, urisanzura kuri condition utari buze kugira bo, kuko muri ya auditoire ufite imbere yawe ushobora kwibwira kuri murakina blague, ariko ukaba arimo abo ushobora gukomeretsa ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Niho ubwenge busabirwa muri biriya bintu. Birasaba kuza gutera blague, ariko at the same time ntuze kugira umuntu ubangamira mu buryo kandi yaje kugira ngo akurebe, ataza gutaha avuze atariko why this, ugasanga ari ibintu biteye bamwe gugucikaho kandi ushaka kugira ngo baze kurushaho. So kujyanye n'icyo ngicyo rero, kujyanye ku buryo buri specific bijyanye no gukina basoma misa, hari bimwe nabonaga bifite limite, ukavuga uti okay, mu gusenga mu buryo bwa rusange ashobora gusenga bikiniramo wenda kugira ngo asetsa abantu, ariko iyo ufashe imyambaro runaka iranga abantu runaka akaba ari ukinana, aho urimo uratagatinga abantu groupe runaka, aho niho bisaba ko abantu bagomba kuba tactuel. Kuko niba winjiye mu bantu ukaba utatera blague ariko ukaza wambaye ingofero ya musenyeri, ntago mu buryo busanzwe musenyeri wambara iriya ngofero idini abamotoralize, so you are attacking at the end groupe y'abantu, uri kubagabaho igitero, urimo uragaba igitero ku bantu uko byagenda kose. Aho niko je byumva, mbona ko niba wambaye cya gishura ukakidodesha ukanakita uganashushanya na bya bindi, we uraza kutubwira yuko washushanyije ibintu bitandukanye n'ibyo kizega turi kwishushanyaho, it's okay, we can understand, ariko uri muri gana rya kanzu, uri muri gana ritari, uri muri gana iza inkongoro n'icyotezo, ariko ko byagenda kose na miseri yitabona imiseri, wenda ibyanditsemo n'ibyo tutazi, ariko ukirebye kuri iyo altari, ya altari kane ku altari, kuri ya meza yawe wasanishe na altari, turareba tukabona nka miseri. Ugeze naho utera ububani, watatse abantu ko byagenda kose. Yari blague n'abantu baraseka, ushobora gusanga harimo n'abagatolika baseka kuri ibyo bintu. Nanjye nshobora kubiseka kuko uravuga ibintu bitandukanye n'ibyo usanga twumva kuri altari, yego, ariko mu buryo busanzwe bya bintu navugaga ngo umuryango ufite ababyeyi, ntabwo nk'umuryango gatolika ntabwo uzabikwemerera, kandi ndibwira ko bafite rezo yo kutabyemera, kubera ko nta musiramu tuzasanga bari yakanze imeze kuriya, nta musiramu ugiye kalisi, nta mupasiteri muri aya madini yo hanze ahangaha batera bane kuriya. Twabibonye ko ari kiliziya gatolika uri gutagetinga, urimo unatagetinga gurupe imwe y'abantu basenga. Aho rero ku buryo ubundi ya gurupe yihamagariye
twirwaneho wenda urabifata nka black ariko iyo wetara ibintu biri indani bijyanye n'amahame remezo aho byanga bikunda ya groupe iraza gusanga aho ngaho mu byumvikaneho niko bimeze. Robe buriya ntiwasanga ahubwo hari izindi mbaraga zibyisha inyuma zigamije no gusenya nyine iyo groupe turi kuvuga Kiliziya Gatolika. Ko ngiye kuguha urugero, sujya urabona habaho twe dugira abapadiri kuri YouTube. Nta muntu wapfa kubona wita padiri ngo ngiye nitwa ngo diakoni ngo Robert cyangwa ngo ndi Abe Robert kuri YouTube, ariko bikira cyangwa ngiye ndi musenyeri ngo Robert, atari ibyo bintu adatabifite ububasha. Kera twari tuzi ko uwo bita pasteur ari umuntu nawe ufite ukuntu yabyize akabiherwa n'ububasha, uwo bita ngo apotre. None ubu ngubu usigaye ubona abapo umuntu arabyuka akaba yitwa apotre akaba agira gute. None kandi biriya bintu ureba ingaruka byagize, kubera ko uzareba aba apotre hari abo birirwa bari gufunga n'abandi bavuga ibintu nyine biri bizarre ujye ubibona. None ubu byarangiye, ubu ngiye yumbwe ngo uri apotre cyangwa ngo uri pasteur cyangwa ngo uri igiki, mbanza kubidutaho kuko mpita numva umeze ndi kwanga kuvuga amazina, nawe urabazi ujye ubabona. Turabazi umuntu abyuka akitwa apotre. Sujya ubona ko byarangiye bibaye nk'aho basenye se babandi ya institution abo bakoreshaga ayo mazina bari barimo. Ubu ngubu urabona bari abantu babaye nka batanu babikina, nta ngaruka bitamera gutyo, bitarangira iyo Kiliziya nayo ibaye gutyo. Biragoye biragoye kuri Kiliziya Gatolika, byo biragoye ko icyo kibazo cyabamo. Cyakora bashobora guhungabanya imyemerere, kuko ibyo barimo barakina hariya ni bya bindi bigize ubuzima shingiro. Umuntu aha kwa kundi uvuga ngo niyemeje kuba muri ibi ngibi bifite ukuntu biremereye, biri heavy. Kuba rero umuntu yajya gukinira muri bya bintu hari abantu babiha ubuzima bwabo, numva iyo mikino itajyanye, iyo mikino iri déplacé. Ariko kubye na Kiliziya Gatolika mu buryo bwa rusange ntabwo rwose wakina ngo uzajegajege. Reka ngurugero rutoya kuri iyo madini. N'ubundi amadini yandi asanzwe ku ruhande, n'ubundi abasanzwe nyine mu ndimi byinshi, n'ubundi bisanzwe birimo. Urebye nka reka mvuge les protestants muri rusange. Les protestants nabo ubwabo amashami bafite ni innombrable, ni menshi cyane ubwayo, kuko umuntu arabyuka mu gatondo akazana akadini ke, yakumvikana n'umuntu nabi agahita ashingira irindi. Urumva rero ibyo bisanzwe biriho mu madini, basanzwe bacitsemo, bisanzwe n'ubundi batubabarire. Ariko nabo bazi neza ko abo twita les protestants muri rusange bafite ubudini udashobora kubara, kuko uvutse wese uyu munsi yita church akaba ari umuporoso, uvutse hariya yita abyuka ari church akaba ari umuporoso. Ikindi kubyerekeranye n'ubuyobozi, noneho umuntu arabyuka, nari ngiye kuvuga izina reka ngyihorere, akavuga ati ngenda apotre akaba ari kwirukanwa mu nzu agira gutere danje reba mwirukanka n'amagira gute. Umva byo urabyuka wowe ukita apotre institution, ubwo nicyo institution bishatse kuvuga ko agaciro kayo kagoyemo, siko bimeze. Agaciro ka institution umuntu abyuka akahita titre, yego ni ikibazo. So rero aho ngaho kuri Kiliziya Gatolika ntibyenda kuba, kuko umuyoboro wa Kiliziya Gatolika n'umwe. Dukunda kubivuga mu ndanga kwemera yacu ngo ni Kiliziya imwe, ni imwe. Uzavuga wenda uzagira gute iyo bigoranye uri umwe mu bayoboke bayo bagushyira ku ruhande. Hanyuma bajegera kubera bajegezwa nuko gukinira mu bintu bitagatifu, reka tubivuge gutyo, abo nabo bazagira akanya kugaruka, kuko ntago bizagira. Gusa ikiriho ni kimwe, Kiliziya nk'umubyeyi nayo igomba ku iyo mikino ntikwiye. Bagomba kugira icyo bakora, kandi mu maguru macya, kuko urabona ko birasa naho bicreatinga views. Aho padiri asanzwe avugira ngo ijambo ry'Imana ntumenye ibintu bavuze hariya, abantu bagaseka bakajya hasi. Iyo babikoze kabiri gatatu akabona abantu bose baraza ngo muzane wa wundi wabikoze. Kiliziya Gatolika nk'ubuyobozi ikeneye guhaguruka kugira ngo ivuge ngo stop it. Mu buryo umwe cyane nibyo ndi kukubwira, babaye nk'icumi babikora kuriya, none ejo mu gitondo urabona nk'uriya wabikoraga ubwo yenda ni musenyeri, yari afite n'abahereza wabibonye. Ubwo bafite na karidinari nandi, none bagatangira no kubyita gutyo, bikageraho bigafata. Tuzatangira natwe kushidikanya kuri uwo muntu uri kubwira ngo ndi padiri cyangwa ndi evêque. Oya, ntago byageraho, ntago twashidikanya. Gusa ntibyabura b'intege nkeya bigiraho ingaruka.
hari abanyantege nkeya bya niyo mpamvu Kiliziya Gatolika nk'umuyoboro ufite ubuyobozi bagomba guhaguruka vuba bakagira icyo bikoraho. Ntekereza ko bidakwiye kabeme ko gufata ibintu abantu bahariye ubuzima bwabo bwose. Reba nka padiri ava iwabo ntashaka umugore ntabyara ntagire gute kubera uriya murimo. So which means ntago abantu bagomba kuza ngo babikoremo black. It's not a joke. No ubuzima bukomeye usaba abnegation no kwitanga no kwiyibagirwa. So rero ntago abantu babikombye kuba bikoramo za blague. Wakora blague mu gutega amatagisi, ugakora blague mu bintu bitandukanye, gucuruza amandazi, it's okay fine. Ariko mu byerekeye n'ubuzima bwafashe orientation y'abantu bakavuga ngo tuzabaho dutya, ukabigira joke, I don't think ari ikintu cyiza. Yes. Robe, Korali Christus Renyate yindi wabayemo ukayibera mu technicien mu minsi yashize, hari umwe mu baririmbyi bayo ushobora no kuba ari wo ku gihe cyawe yahawe ubungu diakoni ngo ari hafi no guhabwa ubupadiri. Ndaza kumukwereka izina rye yitwa Ndera. Donc ni ngo hari indi Église catholique iri mu Bufaransa yitwa ngo Église catholique anglicane. Église ngo catholique anglicane traditionnelle gutyo. None ngo irimo ubwo niba utarubizi n'amakuru ngiye kugura amakuru rwose. Donc ngo abantu bavuye muri Grand Seminaire bazutse bakaba bubatse ngo n'abandi bagiye bakabirukana, hari ukuntu ngo bashobora kugenda cyangwa n'abandi bagiye babivamo nyine bakajya kubaka nyine, donc barabibugezeho bashobora kugenda bakabora udona babaho diakoni n'ubupadiri, kandi nabonye banahazwa banagira gute. Nuko bidashoboka ngo nze kukwereka aka video ndaza ukareba. Uraza kunyereka. Ariko reka mukwereke kugira tubivugeho tubizi. Okay, nta kibazo. Robe, yes, ibyo nakubwiraga mu kanya muri korali wahozemo Christus Renyati. Yes. Hari umwe mu bamambre ngo wahawe ubudiakoni murindi mu bandi bakatolike ngo bitwa Église catholique ngo Anglikani ngo traditionnelle. Menya ayo makuru yafite. Yes. Ubwo bivuze iki kuri Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda? Kuko hari n'undi muntu ugeze ambwira ngo n'inyabitibo turamufite uwo muntu wo mupadiri, wowe ubifata ute cyane mu makorari? Bumva hari umuririmbyi mwaririmbanye kugera n'ubu ngubu. Yego. Ntegereza ko icyambere nibwira ko icyambere ntago ari wenda nibwo tuyibonye mu Rwanda, ariko ndibwira ko atari kuha itangiye mu Rwanda. Ubirebye neza rero wasanga buriya no mu bindi bihugu bigiye birimo iyo kuha ihari. Ariko se nkubwira iki kuko amateka ya Kiliziya Gatolika nayo uko twayize, ariko twanakurikiranye amateka ya Kiliziya Gatolika agira ibyo byose abatubona basenga ku mpande bagiye bazamuka batyo. Ikiriho cya mbere kuba abantu baba abapadiri bagashaka abagore. Ntekereza ko ababyize neza bavuga ngo ntago ari ikibazo kiri doctrinal, tumenya atari ibintu bijyanye, ntago ari ibintu bijyanye n'amahame remezo y'ukwemera, ahubwo ni ibintu disciplinaire bijyanye na discipline y'ubuzima abo bantu bagomba kubamo. Barabirebye barabikenguza muri Kiliziya Gatolika mu bushobozi bwabo bw'imitekerereze, ariko bayobowe na Roho Mutagatifu ngo tubyemera, basanga ibyiza ari uko umupadiri atagira umugore kugira ngo ashobore gukora imirimo ye neza. Ariko haramutse haje nk'umupapa akamurikirwa ku buryo butandukanye, ntabwo twabyita kuvangirwa kuko ni discipline, ntabwo bihanganye n'amahame remezo yo kwemera Gatolika. Icyo ni kimwe. Ariko noneho iyo hagiye kuzamo andi mahame yandi, niba hari abantu bavuga ngo ubu turabyemeje papa ataragira ikintu abivugaho, byitwa rebellion. Uko byagenda kose no kwivumbura, si imyigaragambyo. Uko byagenda kose byitwa ko wigaragambije kuri system isanzwe iriho. Uko byagenda kose aho rero kiba ari ikibazo kiri muri nature, kiri intrinsèque, kiri essentiel mu buryo bwa filosofi. Dore nawe wize filosofiya kuko uruhangana neza, ubwuhanganye n'ubuyobozi bwa Kiliziya. Ndumva ku buryo bworoshye ari ibintu byumvikana. So ubwo none iyo ugiyemo rero ukajya no muri ya mahame yabo mo imbere,
ugasanga bari abantu nabonye ko ngo bagomba kuba banemera yuko ngo n'inyamaswa zifite roho bimwe mu byo harimo ikintu cyo inyamaswa zifite roho bakanavuga ko ngo zigomba nazo gufashwa ku buryo zizagira gute zizabona ubuzima buhoraho iteka bitandukanye unabigiyemo cyane na siyansi ubwayo yabivuguruza mukuntu ariko tutagiye muri iyo siyansi noneho mu kwemera gusanzwe ibyo bitandukanye n'imyemerere yacu nka Kiliziya Gatolika bivuze ngo umuntu uri hanze yayo I'm sorry uri hanze andeho ari hanze uri hanze nyine andeho dore grize ya padosari nicyo bisobanura niko tubyemera buriya ni ihame rikomeye ariko bivuze ikintu gikomeye buriya emi bivuze ko hari amahame amwe tugendera tukayemera twese ko yakabaye ni nabyo bitumye tugeze iyi myaka Kiliziya Gatolika ikiri imwe iyo utangiye gukina imikino yo kuzanamo ibitekerezo byawe bwite ujya hanze Kiliziya igasigara ari imwe ugashinga iyawe dini aho nta kibazo so rero nibwira ko barimo abantu bakaza bakayisabotera kuri YouTube bakajya bayikina ariko Kiliziya Gatolika ntabwo igira iyo mikino iyo ntabwo iyigira urimo cyangwa ntabwo urimo ni ibintu byoroshye kandi bituma uko kwemera ubwo bumwe bw'abemera ku buryo bwa Kiliziya Gatolika ni ukuri burarinzwe kugeza ubu kandi njye mbona ko ari ikintu cyiza nifuza ko kizanakomeza Robe hari umugenzi wacu w'umuhanzi mugenzi wawe witwa Bibiane Manishimwe mu minsi yashize byavuzwe ko indirimbo zizahagaritswe kuri Pacis TV no kuri Radio Maria Rwanda kubera ko we yagaragaje ko hari ibyo atemera bimwe byo muri Kiliziya Gatolika ndetse afata n'ikibazo cyo kuyivamo ariko bavuga ko nyine ngo izo ndimo nazo zigomba guhagarara kubera ko yayivuyemo ariko hari undi muhanzi hari bamwe muri comment bashyizeho kuri YouTube se kuki nk'indirimbo za Mata y'Ingiro maze abantu bakomeza bataziciye za Bibiane bakazica ubwo ngubu we wabivugaho iki biroroshye ni ibintu byoroshye Bibiane ni umuvandimwe buriya nini navuga ko ari wenda bucuti kubera ko tutageze akanya karekare ko kuba turi kumwe ariko twagiye duhurira mu makorari ku buryo butandukanye so n'umumenyi kamyite gutyo umuryango wabo ni wanjye mu muryango wabo tufite ukuntu twegeranye so rero umuryango famille mufitanye nawe isano oya ntago dufitanye isano ahubwo turaziranye imiryango iraziranye so rero bivuze ngo Bibiane ni umuvandimwe wanjye ariko icyo uvuze gitandukanye n'ibyo byangira umpatse nuko we afite ishu iganisha ku buyobozi bwa Kiliziya Gatolika no ku myemerere naho ibindi uyu mugabo wundi tuvuga ku byerekeranye Kiliziya Gatolika ntabwo afite ikibazo n'imyemerere n'iki niba nabifite ntabwo twabibonye hanze so ibyagaragaye ibyo agomba kubazwa ni ibijyanye n'ubuzima buri hanze y'imyemerere so ni nabyo wenda bazwa ni nabyo akurikiranyweho ibyo birumvikana ariko when it comes kuba kureba ngo ni imyemerere runaka ya Kiliziya Gatolika utangiye guhangana nayo uri hanze yayo kandi nk'umubyeyi twakomeza kwivuga Kiliziya Gatolika ntabwo iri buze kuvuga ngo koko imyumvire yawe itandukanye n'iyacu ngo ariko indirimbo zawe dukomeze tuzirimbe nta kibazo ntabwo bishoboka ibyo rero ntabwo bishoboka ngira ngo n'abari karabyumva nibwira ko na Bibiane wenda byumva ku buryo bwe ko nzi ko arafunguye umutwe gufungura arumva intellectuel nawe ntiyatanda ko Kiliziya Gatolika ivuga ngo mu by'ukuri twumvikanye mu myemerere remezo ariko indirimbo dukora zo ziradufasha reka dukomeye ntibishoboka ntabwo bishoboka so biri clear rero kuri kiriya nibwira ko afite impamvu zatumye abikora afite impamvu ze bwite zatumye abikora ariko na Kiliziya ifite impamvu zo kuvuga ngo rero iyo bigenze bityo umwimerere w'indirimbo zawe turawuhagarika kubera ko ntukiri mu murongo usabwa na Kiliziya Gatolika nk'umuryango yes Robe tugana ku musozo mbere yuko tuganaho ni izihe mbogamizi ubona cyambere ziri mu muziki Gatolika wo mu Rwanda zituma utagera aho ugomba kugera niba hahari nabyo simbizi niba hahari cyangwa niba ujyaho bitewe naho umuyaga uhushye simbizi niba hahari nizihe mbogamizi ubona ndetse no mu kwemera kwacu nk'abakristo Gatolika bo mu Rwanda imbogamizi aho kwemera kugomba kugeraho ho
turahaza ahubwo umuziki niho tutazi niba hahari umuziki nyarwanda uratera imbere ariko umuziki nyarwanda uratera imbere uhereye no ku basore benshi hostinga bakora imirimo ikomeye mu buryo bwo guteza imbere kuririmba. Mbona ko umuziki ufite intambwe hari aho uvuye naho ugannye kandi mu kanya gatoya. By the way ndagushimira nka Yemi harimo uruhare rwawe rukomeye mba ndeba aba producers bazamuka nkabona ko bagomba credit y'ibyo bakora ubu ngubu. Hari ibintu wafunguye abantu batatekereza ko bishoboka muri Kiliziya Gatolika byo gutinyura abantu bagakora indirimbo isanzwe irimo mu Kiliziya ariko bakayikora ku bundi buryo ku buryo no mu modoka umuboss agenda yumva ntabe bawards. Uburyo zikoze ni uburyo wumva ko butandukanye n'uburyo tuzinima muri liturgy. Liturgy dusaba gutuza ariko mu buryo bw'ibirori turasaba gusambuka. Ako kantu harimo akantu buriya watakorinze ariko bituma za ndirimbo zigira indi esoro amavuge gutyo. Ariko icyo ni kimwe gushimira ni ikintu cyiza. Icya kabiri gushimira kugira ngo nze gukomeza kuri icyo ngicyo nuko wanafunguye imiryango y'aba producers. Tubavuga amazina se barahari benshi abahungu bacu benshi babikora kandi ubona ko babikora neza ariko bashinze ikirenge mu gutinyuka kwawe kubanza kuvuga ngo ariko kubera iki nta ba producer kandi nk'abo mu Katolika. Icyo kibazo barakibajije kibona igisubizo utuma abandi babona aho bashinga ibirenge. So rero big up kandi Imana ikomeze igukomereza impano. Kuri icyo bavugaga rero cyangwa indirimbo zacu zigana indirimbo zacu zirakura nyine bihereye kuri icyo kirenge washinze mbere. Wow. Sibyo zirakura kubera icyo kirenge washinze mbere ukabatinyura. Ibi bintu byo kuririmba neza abasore bacu batinyuka bakaririmba neza amajwi kumva ameze nka muri za opera twumvaga kera cyangwa twumva n'ubu ngubu zarimbwa n'amakorali akomeye cyane i Burayi ariko kumva ayo majwi ameze nk'aya byaturutse he? Byaturutse kuri iyo revolution. Nemeza ko iyo revolution ituruka iwawe buriya ufite credit. Ufite credit. So rero umuziki uragana heza sofa uragana heza ibya Gatolika bigenda gakeya kandi ni umuco mwiza. Ni umuco mwiza ntago tumere nk'amasharagurumana tubigendamo gake ariko aho bigana haba ari heza kuko n'abayobozi bacu bagenda biraho. So rero ntago mbona ko ubu tuvugana cyo nakwita obstacles za mbere zavuyeho ubu ngubu. Ntekereza ko ubu ngubu turi mu nzira ifunguriye abantu kugira ngo umuziki utere imbere bahimbe ku buryo bwiza. Dufite abana bari guhimba ku buryo wumva bitandukanye n'ibyo byahimbwaga hambere mu myaka yashize ukumva abana barakurikirana za koro neza. Ikindi tukagira abantu baze executing ariko mvuge gutyo bazikora neza bakazisohora neza indirimbo zikaba zimeze neza zigasohoka neza. Umuziki rero ahugana kuri izo ngingo zose mvuze ni heza biragenda gake ariko sûrement. So rero icyo nabwira abaririmbyi bacu ndetse n'abahanzi reka dufate uwo mujyo. Emi ntekereza ko ari pioneer ndetse n'abandi bakeya muri muzike y'ubu ngubu tugane muri icyo cyiciro dutinyuke tujyanywe na guidance y'abayobozi bacu bakiza Gatolika. Ibintu bizagenda bikura kandi bizaba neza kurushaho bigeze uyu munsi. Yes. Wow. Nari mvuze no kukwemera. Warabuze kwemera? Inzitizi ukwemera iyo mvuze ukwemera muvuze ibintu byinshi. Ejo bundi naganiriye hari umusaseridoti twari turi kuganira turi kuvuga ko ambwira ko ngo statistique zigaragaza ko Christianisme ubu ngubu ni 42% mu Rwanda ariko mbere za 94 yabaga ari nko 90% cyane rwose. Ibyo bivuze iki? Bishatse kuvuga yuko abantu baremanywe kwigenga. Si byose bya bindi batubwira ngo Imana yaturemye turabige birananditse ko Imana yaturemanye ubwo bwigenge. Nicyo bishatse kuvuga. Bishatse kuvuga ko ku buryo bumwe cyangwa ubundi umuntu yihitiramo. Imana ntabwo gushyiraho imbaraga ngo jya hariya cyangwa jya hariya. Ariko ibyo ngibyo ntibikuraho ukuri kwa buri kwemera. Buriya ikiriho ni kimwe. Ukuri kukwemera kuri kumwe n'umutima w'umuntu. Hari urugero runje mu gakeya.
hari ibintu biba biremereye ku buryo kubitera umugongo bingoye ngiye nk'urugero, ariko hakaba ari undi ubyorohewe no kubikora gutyo, kubera ko Imana rero yaturemanye ubwo bwigenge, irakureka Emi ukajya hariya, Robert nkagumaho narindi, cyangwa se Emi ukagumaho urundi Robert nkajya ku ruhande, irabyihora ntago ihanura inkuba ngo igukubite, irabireka. Ariko biragoye ko nakonsoba mu mutwe wanjye natekereza ngo Bikira Mariya nyina wa Jambo mufashe nk'undi mugore, n'urugero ruto ngo haye. Nagira ngo nkwereke ko imbaraga z'ukwemera zo zigumaho zari ziri, ariko muri kwa kwisanzura Imana yaturemanye, ugasanga umwe agiye hariya bivuyemo cyangwa se n'agaciro abiha, ariko ntago kuba utabiha agaciro hanjye Robert, kuba ntabiha agaciro ntago bikuyeho imbaraga zirimo, ntago bivuze ko bitagafite, ntago bivuze ko bitagafite. Ntago twavuga ngo kwemera kwateye imbere, kuko gusanzwe kuri imbere, ukwemera ko ni kumwe, gusanzwe kuri imbere, ko kuri imbere ni kumwe. Ariko icyo ngarukaho cyane nuko aravuze ngo abantu baragabanutse muri pourcentage nyine, iyo amadini azamutse ari menshi murabagabana kubera ko abantu batumva ibintu ku buryo iyo yandi hari abandi baba bayagiyemo. Exact, byanga bikunda. Ariko ntibikuraho za mbaraga zahoze kuri 90%. Ntago bizikuraho ku buryo butandukanye, ntibizikuraho mu mpamvu zitandukanye, ariko tugendeye no kwemera nyirizina byonyine ubwabyo. Ntabwo kuba Bikira Mariya wamufata nk'undi mudamu ari ibintu turibuza kuvuga ngo ariko ngo birakwiye koko ngo twasanze ari bo bazanye ukuri, bivuze ntambuka gutyo. Kuko nundi wese wavuga ngo Bikira Mariya no mudamu kimwe n'undi murugore kimwe n'abandi, mu mutima we nemeza ko barimo inkomanga zimubwira zitari ko naho wabivuga imbere y'abantu, ariko umutima urabizi ko atari byo. N'umunwa hari igihe uri kumuri, n'umunwa ukubagana. N'urugero rero no kuvuga ngo pourcentage yo igomba kugabanuka, kubera ko iyo amahitamo abaye menshi ntago tuburamo abantu dufite ubwo burenganzira, ariko ntibikuraho ya fondement ya essence. Uvoma hasigara mwabi abingenzi banabyumva. None se ntuzi ko amadini akenshi yavuga ngo Gatolika baba aho badasenga, bakurikira gusa basinzira mu kiliziya. Wenda ushobora gusanga ari babandi nyine bakunda ibihondagura, bavuga bati okay fine, reka tujyeho bakubita ingoma tuve hasi, tugiye dusimbagurike tuve hasi. Nabonye batangiye nabo kuba hagurukira Gitwaza. Hari akantu nabonye kaka video ari kuvuga ati umuntu wambaye mini n'umuntu ufite menshi, bya bintu by'abakobwa bagira n'abasore bafite ngo bya bintu by'amadrede, ntawe uzongera gukandagira hano kuri aritari ngo aje kuririmba. Ubwo wabyumvise? Nakabonye ko ka video, ubwo urabyumva ko babahagurukiye kandi baragiye urumva bagiyeyo, ariko tutandukanye ibintu hatoye tutaza guca urubanza ku bantu bamwe na bamwe, kuko urumva niba umuntu afite amadreds cyo kibazo yakombye kuba afite dreads, wambara akaba akunda imyenda runaka iteye ku buryo runaka, azironga zamanya n'umutima we kandi akaba atabikora gambiriye kugira icyo yateza ikibazo ku muryango usigaye. Nyine icyo ndi kuvuga, twebwe kubera ko muri Kiliziya Gatolika tubaho ku bwigenge bw'abana b'Imana, barabarekaga. Cyo nta n'ikibazo, n'ubu ngubu nta kibazo, ahubwo noneho aho ngaho batangiye kubasimbukana. Ese buniya ntago byahozeho ari iwabo byerekeranye no kureba iyo myambaro no kugira gute? Hari bamwe batabikabyaga, ariko protestantisme muri rusange mu Rwanda by'amacaci bino byateye ntago babijyagamo, bari naho banywa byeri. Dore ukuntu bagiye babikora, barebaga muri Kiliziya Gatolika bakareba nk'ahantu tubabangamira, niba ari urusaku n'urugero kandi ari abantu bakeneye gusakuza, akajya gusakuza none akahita we azana urusaku, akagera muri ADPR akavuga ati bano bababangamira kuri mini no kukwimakiya, akabibemerera, agahita ashinga irindi cyacu, agahita ahurizamo abakatolike bashaka gusakuza n'abandi bo muri ADPR nabo babangamiwe. Voilà bagenda bareba de faiblesse nyine runaka z'abantu runaka bashaka kurekipera bakabikora batyo. Ariko rero icyo nagarukagaho ngewe ntekereza ko ari naryo pfundo, kuba pourcentage igabanuka bijyana n'ubwinshi bw'amashu abantu bahawe, kandi Imana ntabwo itegeka ko gihariye, ariko kuba n'ubundi tugifite abantu bavuga ngo ariko aha niho hasawa, nuko buriya hari ingingo z'ingenzi zikomeye, kandi izo nizo zituma bwa bumwe n'ubundi busugira kandi bugasagamba. Yes Robe, tugana ku musozo, ikiganiro cyaba kirekire cyane, ndi kumva hari byinshi nshaka kubaza, tuzakomeza mu zindi episode. Ni nk'igicyenda wumva warenzaho tugana twanzura ku kiganiro cy'uyu munsi. Icyambere wenda narenzaho
se no kurenzaho no gukomereza ku buryo twari turimo. Abantu bakunda channel yawe bakomeza barebe channel yawe. Ubu dusigaye tuyita ngo iki Emi Pro Media. Emi Pro Media. Icyo nicyo cyambere navuga. Abantu bayikunda bakomeza barebe. Nyine byari izina ry'ipagani. Ushiraho ikiriseto. Ariko ntabwo bivuze ko iripagani bari ryataye agaciro. Kwa kuno bavuga ngo isezerano rya kera bari ryaracaga amarenga bigomba gukurwa n'iki. Ubirishya cyane yasobanura neza byose. Okay fine. Ariko ntegereza ko ikiza nyine nuko yomba ariho. Ariko ikindi gikomeye ni substance cyangwa se akagufa niko twabyitaga muri filozofiya. Akagufa k'ibyo utangaza content abantu bayikunda bakomerezeho kandi uratera imbere Emi ukomereza aho ngaho. Reka mvuge ngo no mu nubyo navuze ngo wabaye pioneer w'iyi revolution ukomerezeho. Hari abantu benshi bavomi wawe for sure, hari abantu benshi bagaruka iwawe kugira ngo biyinspire barebe nimba ntacyo bakora bahereye kuri experience yawe. So rero keep it up. Hanyuma reka twikundire ibi bintu, reka twigumire muri ibi bintu, reka abakunda kuririmba dukomeze turirimbe kuko niyo cadre cyane cyane twagendeye uyu munsi. Reka baririmbye muri rusange dukomeye dutera imbere ariko dufatana runana. Reka abantu barebe biwawe ariko bakireho na views. Mwana wa mama wicaye ariko ushaka no gutera imbere ndibira ko nta muntu utabyumva. So rero nitwe bo gutera inkunga igikorwa cyawe, kubireba gusa, gukora subscription, gusharinga, kulikinga, utwo tuntu twose abantu bumva bagomba gukora kugira ngo ukomeze turi iyo ntambwe tuba bambere kubikora kuko nitwe twikorera. Hanyuma mu buryo bwa rusange Kiliziya ikomeze tureberere, ni muri iyo kadire twahagurukiyemo. Kiliziya tureberere utwo tuntu tuza ku mpande byabiri twaganiriye byose. Dufite umubyeyi mukuru Kiliziya abatureberera, ariko hari n'igihe biba ngombwa bagomba gufata imyanzuro runaka bitewe n'ikiriho kugira ngo gikosoke. Hanyuma niba tugomba gukosorwa muri Kiliziya Gatolika, reka dusaba abayobozi bacu ngo ni ngombwa gutanga umurongo wa mugani, ni byiza, ndetse no gucyaha abana ni byiza kandi birakenewe, ni n'inshingano z'ababyeyi, ariko tubitwarane no kumenya ngo mu cyaha umuzamura kugira ngo n'ejo yongere akora ikindi kizima kurusha icyo yakoze ejo hashize. Yes. Urakoze cyane. Nanjye icyo nifuza nuko yenda ngushimiye nyine ibyo nshimiye, ariko icyo nakwifuza nuko ntaba ngewe nk'ubu nkawe Ruzigamanzi Robert nawe ukagira channel. Urabona turi muri ni nabyise ngo entertainment ya Kiliziya Gatolika, tukongera content zacu nk'abakatolike zishimangira ukwemera kwacu kugira ngo abakristo bacu bareke gukonsoma ibintu biri bizarre biri kuri YouTube n'andi ma social media. Nyine tubahe icyo bakonsoma. Kuko iyo utakibaye bakonsoma ibyo babonye. Ndakwifuriza ko ubutana uzaba ufite channel tuzaya tujya kuvomaho ubu kuri ubu bumenyi nyine uri kudusangiza. Merci Emi, nizeye ko muri experience aho uzamfasha. Icyo gitekerezo ndagifite, urabizi no matayibanga menye tuyaganira. So gitekerezo ndagifite kandi izera ko mu minsi mike bizatungana. Nizeye inkunga n'ibitekerezo bituruka kwa Emi. Yes. Merci beaucoup. Merci autant.